tuvuge ngo ubu ngubu muri iyi minsi ababyeyi banjye bankundaga kuko wenda mfite icyo kuko nigomwe nkabubakishiriza iriya nzu mbanza nyine ariyo mpamvu bankunda. Ubu nsubiye mu cyaro bivuze ngo nasubira mu buzima nahozemo. Nasubira mu kazi ko mu rugo kuko nakavuyemo umugongo wanjye warangiritse n'ubundi. Joyeuse aho nagutese? Wapi ntago ari uguteta pe. Njya kwa muganga bakambwira ngo nzajye kwicisha mu cyuma. Ababyeyi banjye bankundaga kuko wenda mfite icyo kuko nigomwe nkabubakishiriza iriya nzu mbanza nyine ariyo mpamvu bankunda. Ubu nsubiye mu cyaro bivuze ngo nasubira mu buzima nahozemo. Nasubira mu kazi ko mu rugo kuko nakavuyemo umugongo wanjye warangiritse n'ubundi. Joyeuse aho nagutese? Wapi ntago ari uguteta pe. Njya kwa muganga bakambwira ngo nzajye kwicisha mu cyuma. Abandi bana bakora akazi ko mu rugo ko batajya bagira? Njyewe neza yuko impamvu byambayeho ndetse n'abantu bambwira ngo nuko natangiye akazi ko mu rugo nyiri umwana. Ndata nibyo. Watangiye akazi ko mu rugo ufite imyaka ingahe? Natangiye akazi ko mu rugo mfite imyaka iki? Imyaka 10. Watangiye akazi ko mu rugo ufite imyaka 10? Yego. Joyeuse ubu ufite imyaka ingahe? Ubu mfite imyaka 18. Nahitiye imyaka 2 nukuba ko kuva ku myaka 10 wakoze akazi ko mu rugo imyaka 6. Ubwo ni nkaho ni imyaka 6 n'igice. Imyaka 6 n'igice. Kuko n'ubundi nahuye na Juno ndi mu kazi ko mu rugo. Wahuye na buriya cyaje uhura na Juno wari uri mu kazi ko mu rugo? Nahuye na Juno mu rugo. Ndibaza ko abanyamakuru Joyeuse mwamwumvishe. Joyeuse andika nimero yawe muri comment. Patrick andika nimero ya Joyeuse muri comment tuyipininga abantu bariho bafite umutima bagira icyo bamurebera. Abatagira umutima ngo bamwumve nyine bibaryohera amatwi ko ari byo bakunda. Bamwumvira ubusa 079. Bamwumvira ubusa 27 8 8 3 7. Ndetseho amazina Sylvia Nyirabujeni. Aho byanditse mu Kinyarwanda. Sylvia gutyo mu Kinyarwanda. Abantu bataza kugira ngo ni utarize. Ndabazi Nyirabujeni. We na boss wawe Kasuku nabonaga injije ebyiri zicaranye ntavuga ati mana yanjye uyu ninde uzazinkiza. Nibo abanyamakuru bonyine b'abahanga babaye mu Rwanda. Pininga iyo nimero bamwumvira ubusa nuko babaye abanyarwanda. Suko urajya ngo kubera iki nanze kuva ku gutema ibiti ntema ibiti paka mukazajya munsereza ati teba ibiti sinzaje nimero y'ipininga aho ngaho hasi inze. Murakoze Banyarwandakazi, iyo nimero ni ya Joyeuse Sylvia Nyirabujeni. Nukuvuga ko Joyeuse ejo yarampamagaye ari mu marira menshi arambwira ati Dumba ati ubuzima bwambanye ubuzima injewe ubu ngubu sifite n'icyo ndya sifite nuko ndara inzu bayinyirukanyemo Dumba mfasha ndeba umunyamakuru
nakoresha nsanga ari Irene, ariko nkaba nzi ko Irene ikigo gikirirya, nkaba nzi ko rwa Irene ndaza kuruhamagara ndubwira ati hatujwaye ikiganiro rugisore nyuma y'iminsi ine. Niyo mpamvu nabwiye Joyeuse igihe usanga umuntu afite internet ngushire kuri live hano, ntabwo haza kuburaho abantu babiri bafite mu mutima bashake banabireke, nashaka apfe je simbire birabareba. Urumva? None se abantu wabagenza gute? Urumva? Bose washizeho barashungire nje ndaza kugushiraho Joyeuse, ndashiraho ibyo nshoboye nanjye nshirireho. We ngushiraho mwande kasuku boss wawe nimwe amafaranga y'abantu nimwe ayamaze. We na boss wawe ntabwo urazenga ibyanyu nitubizi. Joyeuse ntabwo nzi byinshi ariko nyine bike ngenda bimenya. Joyeuse rero wa Juno iyo kaba ari nimero ye, akaba ari umuntu rero bantu banje Banyarwanda, reka mabwire niyo mujya mubona wa muntu mukamureba mukavuga ati mukamutuka kumwe mwajyaga mumutuka, ariko nanone ababatsuturusha abafite ukuntu abashimishije. Reka gushimisha umuntu si buri gihe ngo umuhe ibintu aba arimo aravuga neza. Urumva? So Joyeuse ntabwo afite harara. Joyeuse yabuze icyarya, ni ibintu yivugiye hano, ni ibintu yaje ambwira. Rero nshizeho nimero ye, abanyamakuru namwe icyo mwakora, abanyamakuru mufite ingufu, mugende mumuhe ibiganiro, mumusabire ubutumwa Joyeuse. Nkuko uvuze aturashaka iki, icyo ushaka cyane cyane si ugusabira, icyo ushaka cyane ni iki? icyo nshaka ibikoresho, kuko nabonye ibikoresho nakora cyane. Nubwo natonze ukwezi kumwe, ariko nyuma y'ukundi wenda nazarya by'igihe cyose, kandi n'abandi wenda bababaye nabo. Ni ukuvuga ko wowe ntabwo uje hano gusaba amafaranga, uje hano kugira ngo nibura ubone ibikoresho byatuma ukomeza ibintu watangiye. Ni ibikoresho, kandi abantu bamfashe bajye kuri YouTube channel yanjye Joyeuse wa Juno TV, bankore subscribe kandi bajye bihangana wenda barebe ibiganiro nyine biriho. Ndashaka n'imwe ibikoresho nzatangira nkajya nyina filme, ndetse hari n'abana bafite impano nkabagaragariza abandi, nkabagaragariza Abanyarwanda. So ngira ngo mwamwumvishe w'icyo ashaka. Ngewe icyo ndimo namubwira kubera yavuze akantu ko kurara. Joyeuse rero rikamubwira ukuri, nubwo wowe tuje hano ukaza naha, ariko ibibazo byanyu bya showbiz byose babitura ngewe. Urumva? Ubu nsigaye nubwo abantu bangaruye kubona bakivugisha ibibazo, nta muntu batura ibibazo nabo ngabo mwita abadebeni, ntabwo bajya batura ibibazo. Urava hano ubundi amamagara, uva hano ubundi amamagara, uva hano ubundi amamagara. Nje mba mbona ari wowe mubyeyi. So rero Banyarwandakazi, Joyeuse mumutwikire nimero ndiyo ngiyo. Abanyamakuru ngira ngo inkuru mwayibonye, Joyeuse ibintu bigenda aho ngaho birazi, sibyo mwashakaga se? Ni iminsi bari baguteze yageze, ngira ngo wayibonye. Nibyo koko yageze, kuko iminsi baguteze yageze, dore ni iyi ngiyi. Aha rero niho uza kubonera abantu bazima, bamwe bavugaga ko bagukunda. Urumva? Noneho n'abanzi bawe nyabo. Joyeuse rero uzajye twubaha, twebwe tuba twaze tukaguma hano bikanga. Nigibaho umugisha kuko muradufasha cyane, kandi muradufasha cyane. Imana igibaho umugisha. Patrick, ewe hari ikintu ushaka kuvuga nk'umunyamakuru ngo reka nkubwire Patrick rero narakwangaga. Mbwira ninde watumye ngukunda? Byagenze bite? Bruce Melody yaramfashe anshira mu kumba, arambwira ngo kiriya cyana cya Patrick ati nyamara ni ikinyabwenge.
ndamubwira ati Bruce ubaye iki Bruce urimo urasaba iki Patrick noneho nkazajya ngiye gucye ngiye mu gikoni nkabakubwira nkacanga Bruce arimo arumva ibintu byawe nawe ati nibura Patrick wari bwamuhamagara ukamubwira ati Patrick uratwika ati reka uranyumva akumva ndagenda ndakwitegereza ndavuga nyamara cyuyusa ashobora kuba afite ubwenge ndavuga cyuyusa ashobora kuba afite ubwenge ariko hagati aho ngaho nawe mera nk'usabira Joyeuse n'umutima w'umuntu turebe ibyari byo abantu bamufashe buriya ngo aho umugabo aguye undi arenzaho twatsi ariko nanone bano bantu bakora ibiganiro nabo bajye batekereza ko fame idahoraho